kwishingira bigize amahirwe ntabwo uba worose wabyuka gushingira indoshyi se wirirwa umubwira ngo bifotoza gutya cyangwa ati gira vuba udakererwa ahagera mbere muri civile no mu gusezerana ahagera mbere n'ururabyo nimushaka murumusangishayo shingira indoshyi se iza kukubwira ngo urugo rurananiye ngo umugabo ambwiye nabi ngo urugo ngo nisubire kwa mamaye abirwa babikora burano kubera ajya hari indoshyi abirwa babikora hari ababikora harimo akadoze k'umurengwe nta burushyi bafite avuga ati umugabo amvuze iwacu hari ama etage ndacyari na mutoya nashaka undi ako kadoze kaba karimo hari n'ababikora ari uburyo babarose hari n'ababikora ari uburyo bw'uko bahuye badahuje regara abantu bahura badahuje kabisa ari nk'umuntu wabibagiriyemo bakamukubita pasi ari umuhanuzi gusa urwo rugo urumva hari iminsi 15 rwamara oroshye igihe cyo kureba ngo aba bapfakazi ko bakubititse baba mu nzu y'Imana nkaba narahiriwe nkaba afite amazu nk'ijana nkodesha wabakubitamo nk'ebyiri nkabakubita imyaka 3 yo kwiyubaka ntubikoze ubwo ntiwiyoroshe nawe uburindiriye ko Imana izavuga ukaza kwiyorosa kamera nka bya bikobwa byacunza umukwe aje bikajya gushaka amatabaza byamanje byasaba byo gakiza ntibatana no gusabiriza mudeko yanyu ayacarazima mukazi w'Imana ikindi cya kabiri udusengere ngira mu butayu umukozi w'Imana narwaye kanseri ariko n'abantu mujye mubasengera mumanje mwamenye ibyo bakoze mu nzu y'Imana kuko rigeze bari ibihano ari indwara z'ibihano abantu musengera abantu mwitonde rifa feratasiyo hari abantu witeka kubise mu Kenya banze kwiyorosa nshuti mwene data munywanyi w'ijambo ry'Imana kandi ukaba ugendera mu mwuka wera umunsi ku munsi n'amaraso Yesu Kristo yamenye Karuvari ndagushimiye kandi nkubwira ngo ukomera cyane amahoro y'Imana nabane nawe niba uri burengerazuba burasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru mu mujyi wa Kigali ukaba uri mu ntara ya gatandatu y'abadiaspora ukaba warahisemo kwibera hano kuri Eva Mama Lionel Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimira waramutse neza Mama Lionel mwaramutse amahoro y'Imana abane nawe namwe kandi muyahorane uyu munsi ndashaka guturagura ikanisa tagura kugira ngo abantu bamaze iminsi ndega yuko navuga ahari bumve banyumve mu bice byo hakurya no hakuno ariko iyo dutangiye duseka nanjye biranezeza by the way kuko ise ko guseka ari impano ubundi hari igihe useka ari nko kwisekesha urinjajwe hari igihe umuntu aseka ari kwimahoroniza undi guseka ni impano twe duseka mu buryo dufite ibyishimo bifite ahantu henshi biva ari mu buryo bw'umwuka birahari indirimbo z'amazamuka ziri muri twe yego ari no mu buryo bw'umubiri nta kibazo dufite se urukwisiga uduki ni amavuta ya nkaya kera se ubundi gucya bituruka imbere no wakwisiga zahabu imbere nta kantu kakashyushyu nta hari umuntu ejo bundi wambaje ngo mbese ngo urukwisiga ubwo ndamubarije nyine ubwo ndamusubiza ndi kwisiga amavuta nzamuha izina ryayo aciye mu gikari wari usanzwe wisiga cyangwa nabonye umuterankunga w'uruhu rwanjye ariko kari akantu ko gushimira abantu kafashije abantu benshi ariko nari nabashimira se akari inyuma karahinda yego iri niribanje Nikodemo ntaraza yego ubundi kuki tutashimira abantu utirindire kuzajya kubasakuriza dufite ururabyo mu ntoki rwanditseho ngo tuzahora tukwibuka mwagiye mushimira abantu bakiriho ababagiriye neza mukabashimira ababagiriye nabi mukabagaya mukanababwira muti ntimuzongere ariko kubuti no mu mavuta yo gushimira batugiriye neza ibaze kubona umuntu andeba akavuga ati Mama Lionel ndagukunda ahantu wicara ibintu uvuga twakagombye kuza tukagufasha kubivuga ariko nta mpano yo kuvuga dufite ariko yewe nk'ukuntu mbona ukora amajoro ukora amanywa wakira abantu kuri telefone uhora ku matere yewe ndatera inkunga uruhu rwawe ni ushinzwe kwisiga n'umubavu uhumura neza yego ubwo rero ndamushimiye Imana y'amahoro imuvugisha kandi imuha kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana ye imuha turamushimiye muri aya manywa mu ruhando rw'aba imbere y'isi hanyuma hari ijambo hari akuntu abantu baca umugani
umugani ugira uti Mm. wibutse kwiyorosa bukeye. Aha. Ubundi abantu bamenyereye wa mugani uvuga ngo ngo worose wabyukaga. Ibyo birumvikana rwose. Ni nko kubwira umuntu ngo ngwino urye kandi n'ubundi yarashonje. Cyangwa gushingira indushyi. Gushingira indushyi. Byose kandi bizanye. Ibyo nabyo nyine ni ibintu by'abantu bakuze ariko indushyi kuyishingira bigize amahirwe ntabwo. Uba worose wabyukaga. Gushingira indushyi se wirirwa umubwira ngo bifotoza gutya. Cyangwa ati gira vuba udakererwa. Ahagera mbere muri civile no mu gusezerana ahagera mbere n'ururabyo nimushaka murumusangishayo. Shingira indushyi se iza kukubwira ngo urugo rurananiye ngo umugabo ambwiye nabi. Ngo urugo ngo nisubire kwa mamaye. Abirirwa babikora burano kubera iki? Ajya hari indushyi. Abirirwa babikora hari ababikora harimo akadoze k'umurengwe nta burushyi bafite avuga ati umugabo mvuze iwacu hari ama etage ndacyari na mutoya nashaka undi. Ako kadoze kaba karimo. Hari n'ababikora ari uburyo babarose. Hari n'ababikora ari uburyo bw'uko bahuye badahuje. Rega hari abantu bahura badahuje kabisa ni nk'umuntu wabibagiriyemo bakamukubita pasi ari umuhanuzi. Gusa urwo rugo urumva hari iminsi 15 rwamara. Urwo rugo rurangirana n'ibitwikururwa. Coach. Nyibwirire. Uramutse ubonye umuntu wiyoroshe mu gitondo. Burakeye yaraye atumburuje. Ako kantu ko gutumburuza nako ni hatari. Yaraye atumburuje nyine. Bumukereho ariyoroshe. Bumukereho none aho kugira ngo abyuke ajye mu kazi ariyoroshe. Umuntu wiyoroshe rero bukeye ubundi mu rundi ruhande tumwita n'umunebwe. Ariko hari igihe ahubwo aba n'imbeho yari yanamwishe atazi ko atiyoroshe. Mbega mu ntege nke ze z'ibitotsi n'imyumvire akabirwa impamvu arimo akonje. Imbeho yamwishe. Mu gitondo cya karake sinari niyoroshe disi. Uziko naraye ntiyoroshe. Naraye ntiyoroshe we agahita yiyorosa bigejeje mu gitondo. Ubwo se mu gitondo ubundi ubwo umuntu ugiye kwiyorosa mu gitondo ubwo amanywa arakora ubwo akazi ntigapfuye. Mama Rene aha hantu nahise ntekereza n'abantu bagira gutya ugasanga hari amanjwe bavuze. Noneho ku munsi wo kubyuka ngo tumenye uko ijoro ryagenze bakaza guhakana yuko bataraye nyine batumburuje batananyuje n'inyuma bya bindi kandi hari akarikodi k'abarikodi Vetasiyo zasohoka akaza kwiyorosa. Yaravuze ko utazashaka utazagira urugo muri mugabo no byagenda gutatazagushaka akagira n'ibimenyetso bifatika agara muri quartier ya mbere avuga ya kabiri imisibo ya kabiri avuga ya gatatu avuga uburyo bwapfuye ubwo bukwe bwapfuye akavuga n'ibimenyetso yabona Vetasiyo zisohotse habura nk'iminsi 3 ngo akora ubukwe akaza ati ndagukunda ubwo se nzakora iki nanko nzana intwererano buryo abayoroshe bukeye abayoroshe bukeye disi. Hari n'abandi rero babenga abasore n'abakobwa ugasanga rimwe na rimwe ku munsi babonyeho Vetasiyo yabo umukobwa agahita arwara ati nari nzi ko disi azampendahenda. Ati none reka mwe n'undi nari mfite akiryo nzi ko azampendahenda none none uko nako nukwiyorosa umuntu abyutse. Nukwiyorosa ubyutse disi bukeye. Kwiyorosa bukeye inyoni zivuze ati siko nari nzi ko buryo uzi ko yaramaze igihe atamvugisha nkagira ngo azagaruka namwijogonyeho kumbi yerekanywe n'undi. Yewe hakaba n'igihe yatangira no kuzana ubu message bwo kongera kumwereka ko yari yaramutegereje ungenje ute. Kandi twabatumyeho muri make kuki ushatse kwiyorosa bwakeye ubwo urabona biri buvemo ko bwarangije gucya byuko ugende kakubayeho byuko ugende kuko kakubayeho. Cya 10 cy'itorero cyangwa hajya bajya bavuga ngo ni bande abakobwa cyangwa se abasore batinze gushaka abateye bafite ubumuga bwo gutendana n'iwabo no gutendana n'iwabo. Simbasetsa nanjye natinze. Inkuru nabonye ku gihe iri kuvuga yuko abantu bari hejuru y'imyaka
40 batarashaka. Mm. Hari ukuntu inkuru yo ku gihe ngo niba ngo hazaba inama, Mhm. niba ari ngo mwana dore nyoko. Yo. Akashana. Ni inkuru iri ku gihe. Ngewe inkuru nayisomye mu Mariyone. Ngo mwana dore nyoko. Kuko nyine wananiye abakobwa wahanze gushaka mwana dore nyoko. Ariko iyi nkuru ntiryoshye. Iyi nkuru ntiryoshye, reka ngire gutya nshyiremo wenda nk'akantu k'akadoze ko kwikoma mu nkokora nubwo yasohotse. Hari igihe ubwira umuntu ngo uzashaka ryari ukabura muhungabanije. Ukabura muhungabanije akaba yajya n'indera pe. Itonde gake genda gacyaho. Umuntu afite inzu. Umuntu afite yenda ubucano zarateye. Ariko reka rero kuvuga cano batagira uwo dukeka bariho batindanye n'iwabo. Umuntu afite igikuyu kinga, afite amashyo n'amashyongore. None ubukwe busaba amafaranga. Amafaranga ari nayo. Umugani wa wundi wigeze kuvuga kera wo muri Uganda, aravuga ati n'abana bahiye bari hano muri Uganda. Ati karara we. Rero aka kantu reka tugire gutya tunakasoringa abantu bafite ubumuga bwo gutindana n'iwabo. Ba mwana dore nyoko. Hanyuma aba bantu tugira gutya tunabakorera kasoringa. Nukuri hari igihe umuntu yakubwira ikintu, hari igihe umuntu ashaka kukubwira ijambo, aho ari kubwira ukakurwa na ambulance ya polisi, kuko ya civile yo ntabwo bye. Iyi nkuru nayisomye ndavuga ntigihe nihata. Nukuri iki gihe nacyo nukuri kibanze cyongera gitekereze. Gibasi gishyiremo agaparasitamoro cyangwa ka ibuprofene kagabanya ububabare muri iryo jambo. Kiretse babahaye ibuprofene parasitamoro burya ni imanura umuriro cyane. Nukuri ibuprofene itikaruma n'ububabare bashyize muri iyo nkuru. Kuko hari igihe uzabwira umuntu ngo na n'ubu nturabyara ahite agwa muri koma kuko yanze kubyara se. Nk'ubu nk'umuntu nagiye mpura n'ihohoterwa rikomeye cyane, nuko wenda ntafite umwanya wo gushaka umwavoka ngo ndege mbarege. Ntago wabarega nyine ukora ibyo byakugize mba ndiganirira, mbashyiramo no kwiganira kugira ngo ndebe ko abantu baruhuka mu mutwe, ndebe ko n'abafite imitwe ifunze yafunguka, ndebe ko na bamwe bakunda kuvuga byibuze nabakuramo ijambo. Buriya yewe nakunze kugira ihohoterwa rikomeye gutya rishingiye mu gutinda gushaka. Naryo ni ihohoterwa rishingiye ku gutinda gushaka. Nawe wari mwana dore nyoko? Nari mwana dore mama Margarita. Noneho mwana dore nyoko. Noneho ibaze ndi mu bukwe natashye ubukwe ukabona umuntu ari ishanukije avuye nko ku ntebe ya gatatu ansanze nko ku ntebe ya nyuma akaza ari ni ese wowe ni ryari ryo si ihungabana rishingiye ku gutinda gushaka. N'abandi hanze ngiye kwihoberera abageni undi akaza ese wowe ubukwe bwawe ni ryari ma wa muntu wagukuye na n'ubu ma. Urumva hari ibintu tuvuga inshuro nyinshi ukabona duhohoteye umuntu wifitiye ikibazo, ariko hakabaho n'udahohotewe ahubwo wiyorosoye, donc wiyoroshe bukeye. Uyu muntu rero ugiye kworosa bukeye ni nk'abo tuvuga bafite amazu, ubundi nta n'umusore ukwiye gutinda gushaka. Uyu musore ntakwiye kubwirwa ngo mwana dore nyoko. Urumva uyu musore azibuka kwiyorosa ageze mu myaka yo kumenopoza. Harya nta mugabo umenopoza abanza ntawe ndabyibutse. Baramenopoza. Nta mugabo usaza. Iyo akabara gakanze burya nawe bamenopoza. Yabyibuze bo banza hiyongeraho nk'utundi twaka nk'iry'ibiri. Noneho uyu akazibuka gushaka ageze mu myaka arwara ya ndwara yo gususumira. Ubwo abagiye kwiyorosa bugiza gute? Bukeye. Uyu nawe akirya akagura ngo ateye neza ngo abasore ngo barimo ngo ni 6. Hari ukuntu abasore hari promotion hari season umukobwa agezamo, abahinze bakamurambagiza, abatwara amamodoka bakamurambagiza,
abegejeje amakawa n'amaki bakamurambagiza, abafite ibyuma bisya, abagenda mu mahanga, ukabona umukobwa rwose ni benshi nawe akirya nakijogonyera nakineneko byamubanye byinshi, arumva bayaretse guhitamo iri akumva baracyaza none amenya ko ari promotion y'umwaka umwe burangirane n'umwaka umwe bahundura kwa kijogonyero gashize ubwo agatangira kujya ajya kubisuhurisha no kubaca imbere, urumva nawe yiyoroshe bukeye yiyoroshe bwakeye. Rero uwo mugani ugana kariho nize kwibuka uriya mugabo witwa Nyamutunzi uri muri Luka igice cya 16 umurongo wa 19 n'umugabo Bibiliya yavuzeho aya magambo ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye. Unyumvire sha, iminsi yose agahora yidamarariye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungunyukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ako kantu ko guhambwa we, ageze ikuzimu, murumva mwarazamutse undi aramanuka, ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Urumva tugezeho bita kwigira gute kwiyorosa bukeye. Yego. Arataka ati Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi antonyangirize ku rurimi kugira se ngo bigende nambaze we, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Ariko ubwo bubute byanyu bundi ubwo aze muri uwo muriro kugutonyangirizaho ushishimura inkoko wigeze umuha n'agatuza ntiyatoraguraga ku meza. Ako muba muri mu biki mwamwe mugashya. Yegora. Uyu Aburahamu nawe aramubwira ati mwana wanjye ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho. Mbega ni paruta. Lazaro nawe ibibi, Lazaro nawe yahawe bibi. Aka kantu nako si keza. Kuki abantu Imana bahabwa ibibi. Lazaro nawe yahawe ibibi, none agowe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Umva ye, kandi uretse n'ibyo dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabasha kandi batabibasha, kandi nabavaho batagera hano. Nawe ati ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data. Nyumvira imitwe. Kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu no kubabarizwa cyane, ngo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Urumva atangiye kwibuka kwiyorosa hakeye. Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati oya sogokuruza Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Umva ye, aramubwira ati niba tumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Mbega aba bantu niyo wagira uti nta muntu yazuka batumviye Mose n'abahanuzi. Niyo batwika. Niyo babatwika, niyo babahaza habo, niyo bagira ni Imana yasigagaramo hagati. Mose n'abahanuzi barahagije. Ngaho nyumvira uyu mugabo Nyamutunzi yibutse kwiyorosa bukeye. Yego. Kuko igihe cyo kubwira abo 5 bene abo 5 kubabwira ubutumwa bwiza yaragifite ntiyagikoresha. Igihe cyo kurokoka umuriro yaragifite ariyorosora ntiyiyorosa. Igihe cyo kuvuga ati nimumvugire ngo Imana yaragifite ntiyiyorosa. Igihe cyo kubyina umudiho mu rusengero Imana ikamurebe kavuga iti mwana wanjye nakuremeye kumpimbaza urampimbaje ntiyiyoroshe. Igihe cyo kubwira abantu ati nimuve mu mwijima mubica bugufi wamutindiwe jya ku birenge by'umukiza ntiyiyoroshe.
igihe cyo kuvuga ati ngwino winjire mu rugo rw'Imana inyuma ntihabe ngwino winjire ntiyiyoroshe. Igihe yari afite imigati n'icyayi amiraguza wenyine atamenya abakene ntiyiyoroshe. no guha abavugabutumwa no guha abahanuzi n'abapasiteri ntiyiyoroshe. no gutanga ibya 10 n'amaturo mwanze gutanga ntimwiyoroshe. igihe cyo kuza mukareba ibintu bikenewe mu nzu y'Imana ngo mubikore nimwiyoroshe. igihe cyo kuza kureba ngo izi korari wazisapotinga ubwo kuririmba byananiwe wazigurira n'ibyuma ntimubikoze ntiwiyoroshe. igihe cyo kureba ngo aba bapfakazi ko bakubititse baba mu nzu y'Imana nkaba narahiriwe nkaba afite amazu nk'ijana nkodesha wabakubitamo nk'ebyiri nkabakubita imyaka 3 yo kwiyubaka ntubikoze ubwo ntiwiyoroshe. uburindiriye ko Imana izavuga ukaza kwiyorosa kamera nka bya bikobwa byacunza umukwe aje bikajya gushaka amatabaza byamanje byasaba byo gakizo ntibatana no gusabiriza mudeko yanyu ayacarazima mukozi w'Imana. ikindi cya kabiri udusengere ngira mu butayu umukozi w'Imana narwaye kanseri ariko n'abantu mujye mubasengera mumanje mwamenye ibyo bakoze mu nzu y'Imana kuko rigeze bari ibihano ari indwara z'ibihano abantu musengera abantu mwitonde rifa feratasiyo. hari abantu witeka kubise mu Kenya banze kwiyorosa yaba kubise mu Kenya alhamdulillah. nawe uri kujya uti kwa General Yesu ndamenagura naho rukurwanya ubwami bwawe tagura none urirwanya uri murarwanya Imana. hari abantu barimo birwanya ndirukana sohoye indwara sohoye ubukene n'Imana abwinjije ava. mbese no kuvuga ngo umusaza Kagame yafashe imyanzuro hariya mu karere umuyobozi w'akarere nawe ngo agiye guhesha uwo muntu ibyo yenda bavuze bati uyu muntu turabona atari gukora neza mu mugire gutya na gutya nanjye ubwo mba ngiye kuvuguruza Imana. ubwo nawe ugiye kuvuguruza iki wo kuyobora wo guhagararira hejuru umuntu wanze kwiyorosa bikiri ninjoro arindiriye kuza kwiyorosa hakeye. urumva rero bantu abwirwa benshi akumvwa na bene yo yego ubwo mbwire nkunzi abwire nkunzi wundi hanyuma urabe wumva mutima muke wo murotiba birenge ni wowe ubwirwa uri kubwirwa impamvu utari kwiyorosa bikiri ninjoro urashaka kwiyorosa bukeye. hari n'abandi bari biyorosa bukeye akagenda nigeze kumva bivuzeho mu rusengero rwa Christian Family Church ya uteranira uvuga yuko hari abantu bagenda bagasambana bakiyongeza bagakora byose bibi barangiza babona bukeye batangiye ibyuririzi zona yateyemo abasirikare usigaranye inkeragutabara mu mubiri gutabara se zahe nazo n'abanyerondo ko nabo reka na wa wundi wakuvugiriza induru ntawe wabona ubura amazu babiri ngo apfa ukaza gupfukama ngo nakire agakiza ngo bakurambikayo ibiganza ngo ukizwe nawe wibutse kwiyorosa bukeye uje gutura Imana urupfu uje kudutura urupfu. undi nawe akagenda abesha abakozi b'Imana nzakora iki nzawukorera iki umukozi w'Imana akajyaho akabohoza akaguhesha ibyawe nakomeretse mu gitondo we cyo kintu uvuze cyangwa merekeje mu gitondo we ayiwe kivuge nikorere kasori nge nakomeretse we nkomeze nshigemo kirida mu gisebe abantu turaje tubanenga noneho uyu muntu ukamusengera agahabwa ibyo yatarazabona na rimwe mu buzima ariko kuko ukorana nayo kuko uvuguruza abibihugu n'abanyabihugu naho munyuze bene ibihugu bavuga yuko muri babandi barimbura babandi bubikisi bahageze bakaguha inzira ukanyaga. noneho uyu muntu uramunyagiye uramuhereje ntiyibutse uwamuhaye kandi nyamwimi iyo biva nyamwanga iyo byavuye buzuze hanyuma rero wakomeretse ute nawe akiyorosa bukeye yabona Imana itangiye iramugaranzwe kuko ntago wabonye ko yarakubwiye ati mukozi w'Imana mfite iki kibazo kiniki ati kandi rwose pe nzatanga ituro nyamara muziyorosa bukeye nzagira gutya ukajya ukavuga uti Imana
nanjye mpagaze mu cyubahiro cyawe. Urabizi yuko sinsambana, sinjya ubugoro, sindoga, sindogereza, sinsubira, sincunirira. Mbabarira uhesha uriya muntu, kuko nanjye ndabizi ko tukiri mu isi watubwiye ngo tuzabona ibi inshuro 100. Rero ubwo ngewe ari hano hantu wari unciriye, ngaho jye wamuha, kuko nawe hari icyo yavanye mu kanwa ke. Ariko mana mama Lionel akantu nzakavuga kuri yaca no we. Hari abantu bagiye kwiyorosa bukiye mukebuka kujya kunywa ibyayi mu ngo mwishe. Dore ikintu cyankomerekeje mu gitondo. Yego. Hari abantu ntari bivuge mu mazina, ariko nimbavuga barahita bamenyekana. Umwe no mupasiteri kazi, undi no muhanuzi. Bafite ubukwe. Yego. Banabufite no weekend. Yego. N'abantu bakoreye Imana, bavuze ubutumwa, babwiriza abanyabyaha bagenzi babo bari indaya, babwiriza abanyabyaha bagenzi babo bari imbobo, bakora ivuga butumwa isirabazi. Yego. Haboneka umuntu w'umutubuzi kazi, ntumwa ya Satani. Yego. Iraza kugira ngo ibangirize ibintu byabo, ijya ku mbuga nkoranyambaga ibacunga aho bari, iravuga ngo ubukwe bwanyu mumpe devi, ibintu byose mukeneye ndabikora. Ibinyamakuru biramamaza ko abantu babonye umuntu ngo mu diaspora, si no mu diaspora kandi ngo bakorera ubukwe, ngo ikintu cyose bakeneye kugeza no kuri buki, kugeza naho bashaka kuzajya kuruhukira. Uwo muntu aricara, ari intumwa ya Satani, ndanamunenze muri iri teraniro. Yego. Afata ku mwuka wa Satani. Yego. Wo kugira ngo abroke ibiganza byari byiteguye kugirira ababana neza bari bagiye gukora ubukwe. Yego. Arangije ntiyabikora, kugeza izi Sara babwiye ati ngewe nagira ngo menyekanire ku basitari, mwakire $100. None bataye umutwe kugezaho basunikira n'abantu bahawe tumvestation tumessage ati mwadutwerera, ati habonetse umuntu bakorera nimugakabye ntimonyura umuntu abakora ibintu byanyu. Ubu bamamagaye bangisha inama y'icyo bakora, cyakoze hari inama nabagiriye nziza, ariko duhaze aba bantu babatera mwaku baza kwitambika mu gihe Imana igiye kudutabara, bakereka ko badutabaye kugira ngo babuze abatabazi kudutabaza. Aba bantu bangezako kandi musigeho. Kandi ibi bintu dore ukuntu Imana ibihagurukiye mu buturo bwayo bwera. Mu buzima ntuzakinishe wowe ubwawe kwivugira ngo nzakora iki ngiki, wenda umuntu akigusabye nta rubanza, ariko wowe wakivugiye n'akanwa. Ibi bintu muzabyishyura kandi muzibuka kwiyorosa bukeye. Muzibuka kwiyorosa bukeye. Aba bantu ni hahandi bazaba depanse, tuzaba depanse, dufite icyavuzwe, dufite ijambo ryahanuwe rirushandi gukomera, ni hahandi tuzabaruta. Ariko hari igihe muzagera kidogo mukebuka kwiyorosa bukeye. Iki kintu cyambabaje cyane, kandi n'abandi bumvireho. Musigeho mwirwa mubeshya abantu ngo muzabaha amatelefone, ngo muzabaha ngo amakamera, ngo muzabaha ngo muzabatuza ngo mu mazu, ngo mubishyura amazi imyaka, mugatuma n'umuntu ugiye kubagirira neza abireka. Please mwitonde mutazibuka kwiyorosa bwakeye, mugashiduka aba bantu murimo mutariraho free, bazamutse mukabakenera, ugasanga hari ikigwara ukeneyemo umwanya, ugasanga niwe ukicayemo akiyoboye. Karagaciyemo no mu isoko kajya gacamo ngo wewe hanyuma rero uyu mugabo bita Lazaro nawe, ariko kuki Imana, ariko Bibiliya yarabivuze ngo narebye ahabo ngo nanjye ngo mbona nyine ntiyakibukwa. Ariko dore Lazaro na nyuma ibyo byagenze neza. Ariko buriya na mama Lionel nta kuntu Imana yadutabara tutarapfa. Ako kantu ndi bunasengera abantu muri iki kiganiro. Iyi Mana nayo nikora umuti. Nikora umuti. Basi yegujuriza nikora ibitaro by'akarere ya basi kore farumasi. Gose reka nkubwire. Ariko hari umugabo mugenzi wanjye witwa Petero wagize ikibazo nk'iki tugize. Aravuga ati ariko ibi bintu mwakabyaramo, ibi bintu Yesu bitebiko nkatwe twasize. Yesu aravuze ati ibyo wari ugiye gukurikizaho nabimenye, mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100, ariko no mu ijuru mbaho ubugingo buhoraho. Rero Imana nikora umuti yitabara abantu bayo, ibaha ubugingo bakazadamarara mu ijuru nyine bakabaho neza n'ibyiza, ariko no mu isi nibahe ku kantu. Mu isi nibahereze ku kantu rwose,
ibyo ni ibintu byemewe nibahe ku kantu ibyo biremewe nibahereze ku kantu bagende bamere neza bagubwe neza ngayo nguko Imana ibagirire neza ba Lazaro rero namwe mwatengamaye mukibagirwa ba Lazaro namwe mushaka kuzibuka kwiyorosa bwakeye mugashiduka muhiye aba nabo reka tubavugeho ikintu gikomeye wowe Lazaro ushaka watabawe ukamera neza ubwo ndi kuba bene wabo na Lazaro bo muri cya gisekuru cyabo Imana ikaguha uburyo ikagushyigikira ikagutera ugashora imizi ukamera kugeza mu rwego imbwa zirigatira umuntu imbere yawe imbwa zirigatira umuntu imbere yawe umuntu bamutereza cyamunara imbwa zirigatira umuntu imbere yawe kugeza ubwo umuntu bamusohora mu nzu imbwa zirigatira umuntu imbere yawe kugeza ubwo umuntu aburara akabwirirwa izo ni imbwa zirigatira umuntu imbere yawe kugeza ubwo umuntu bamusuzugura ku ideni ry'ibihumbi 20 ufite amamiliyaride izo ni imbwa zirigatira umuntu imbere yawe imbwa zikarigatira umuntu imbere yawe ugaceceka subwo wibwira ko uzahonoka icyo kintu uraza Lazaro urumva icyo kintu uzagihonoka imbwa ziri kurigatira abantu imbere yawe ubireba mwene so imbwa ziri kumurigatira imbere ureba iryo jambo muri kuryumva ni ijambo rigari cyane zigumye zimurigatira imbere yawe umwana w'umukobwa yerekanwe akora ubukwe agendere mu ivatiri ifite icyapa imbwa zimurigatira imbere yawe ufite imodoka 3 ziri VIP ziparitse mu gipangu imbwa zirigatire mwene so imbere yawe mu rwego abyara akava ku maternity ateze moto uzikora abantu bava kubyara bateze moto ahubwo ukajya unamupostinga kuri status yawe ukavuga ngo ni mwonke musubiraho nta maho imbwa zirigatira umuntu imbere yawe mu rwego umuntu ajya mu bitaro akabura ubwishyu bakajya banakora urubuga umurubuga ukarujyaho ahubwo ukajya wagiserera amafaranga akenewe wayishyura inkubwe ebyiri imbwa zigumye zirigatira umuntu imbere yawe ureba wibwira ko icyo kintu uzagihonoka wowe ntabwo uzibuka we urumva utazibuka kwiyorosa bwakeye Raza ba Lazaro nyamara message yabiratambutse murakabije imbwa zigumya kurigatira abantu imbere yanyu mufite ubushobozi muri banyamutunzi banyamutunzi abo ngabo urakoze cyane banyamutunzi abo ngabo nukuri ba Lazaro bari imbere zanyu mwebwe banyamutunzi bari imbere zanyu mukaba mugiye kwiyorosa bukeye ngo tuma ngo bajye kuburira ngo bene wacu ngo ndigusha ngo ndigusha ngo none ngo basi ngo nazana gatoki ngo none ngo sengera ngo bene wacu ariko ubundi kuki atabwiye Aburahamu ngo abare uza kugatonyangirizamo akifuza Lazaro ngo Lazaro abare uza akomeza mukinireho ngo abare uza ngo kumutonyangiriza gatoki ngo ari gushya kuzukora ibyo we kuki ubundi urumva no mu muriro afite aracyafite agasuzuguro naho hari gushya naho hari gushya karacyajejeta ubundi kuki yashakaga ko Lazaro ari uza ngo naze ngo abari untonyangirizamo ariko mukwe no gushya kuko nyamuto warakabije ese mama Leone umuntu umuhanuriye amarangamutima akazamuka akagira ikintu akwemerera ejo niho tugiye gusoreza ejo akagusaba ati none ko mama wanjye igini ryamuturikije umutima wenda gusandara wajya kumusengera cyo ni ikibazo nkubajije nagenda witwaje ikisi singe wahagaze mama Leone ubu nkora ibyo ntikoresha wahagarara kukisi idere kintu nahagarara iyo ugiye kudelivura urugo rw'umuntu iyo ugiye gukora deliverance yagiye gusengera abantu hari ibyo uhagazeho reka nkubwire yego umukozi w'Imana ubanze wumve titire ariho yego kabiri hari umwuka iyo nagiraga wavugaga ati agiye kubabarira buriya bwoko nibyo bwadukoreye bukwiye guhondagurwa gatatu reka mbabwire ikintu ijambo ririmo irigondi rikomeye cyane jye n'itegeko ko ngomba kujyayo kuko Imana ishobora kuba irimo inamuhanira ibyo atakoze mbere please aka kantu kumve uyu muntu Imana aragukoresheje yahize sibyo imaze no kugukoresha arongera arahiga ahize ntiyahigura
habonetse ikindi sasu ubwo Uwiteka aramwatatse. Uriya muntu Uwiteka aba yamwatatse akamuteza ibibazo by'imihigo atahiguye ku bakozi b'Imana. Kuba yamwatatse kubera imihigo atahiguye ku bakozi b'Imana ntibivuze we nk'umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana kudatabara, kuko se uriya arazira iki? Uriya mukecuru arazira iki? Cyangwa uriya mu sister we yaba azira iki? Wowe genda ukore ibyo wahamagariwe, kuko akenshi n'igihe ugenda ukabikora kubera ko Uwiteka yamwatatse ntanakiri. Uwiteka yamwatatse agiye kwishyuza ibintu yahize atahiguye. Uwiteka yamwatatse yagiye kumwigisha. Wowe n'itegeko kujyayo, kuko nta nubwo abantu bose tubasengera ngo bakire. Iki nacyo bacyumve neza. Hari abantu dusengera ntibakire, tukagenda kubera ko ari ngombwa gusengera abantu, ukagenda kubera ko ari ngombwa ko uyu muntu wabyifuje ko musengera, tukajya kumusengera ntakire. Wenda tujye kumusengera kugira ngo azezwe, yakire kwezwa, yakire tuvuge n'ubutumwa, babone ko bene data bamusuye, nivuga butumwa nabyo. Ariko hari abantu Uwiteka ahita yibasira kubera ibinyoma n'imihigo bahize batahiguye. Uwiteka agahita akora ikintu cyo kubibasira, abinjiriye muri bene wabo mu butunzi, byose bikagenda. Imana ibagirire neza cyane. Nuko nguko mbisubije, kandi mbisubije neza. abwirwa benshi akumva beneyo abo kubarizwa basubijwe. Imana amahoro iguhumugisha. Murakoze cyane. Wakoze cyane ku kiganiro cy'akasamutwe cyane, numvaga ntafitiye ide. Ariko kasamutwe rwose nabonye kafashe isi. Abandi banasigaye bakoresha kasamutwe, ariko kasamutwe tu byanga byakunda ugiye kujya ubona umuntu umutwe yawasadutse, ubona igice kimwe kiri hakurya ikindi kiri hakurya, tunguruka mu bwonko. Wabonye ibintu byo ngo covid igiye kuza, wabonye ngo ntibikira, sinzi ukuntu babivugaga, ariko ibintu byo gushyiramo metero barabibonye, gusa nikoraho. Wabonye ukuntu abantu batikoraho, bikoragaho ugahita urwara, wikoraga nyine mu maso utakarabye intoki, ugahita urwara covid. Ejo bundi amaso yaraje arabikemura bati ntukikoreho, wongeye sinikoraho, hajyamo metero. Bure ibintu by'akasamutwe, ugiye kujya ubona umuntu nyine aturitse umutwe, ariko imitwe gusa se ahubwo oya ni umutwe n'akasamutwe nyine. Ubu hagiye kuza, umugiye kubona ibintu byitwa abasazi benshi mu minsi izaza, cyangwa se mu kimwe ugiye kubona ukajya kubona ukabona nk'umuntu ahagaze mu bantu, urutwe ruraturitse nk'urugerenade. Gusara kwiruka byo bagiye kwirukanka, cyane cyane abadamu bamwe kandi b'abasirimu bambaye amasheneta ya zahabu n'amasaha ya zahabu. Ako kantu k'ibisazi byo k'ibisazi byo nakasamutwe, ko nakasamutwe biraba bitewe nuko bari gukabya, bakabije, bari gukabya cyane mu bintu byerekeranye no kumenyera Imana. Bari gukora ibyaha n'imbere ndandi bakabikora. Oya none se gute kandi bambaye amashenete? Kuki se ari abambaye amashenete abatayambaye bo ntibashobora kuba bakora ibyaha? Oya nari mvuze gutyo nyine, kuko hari n'abambaye ingutiya ndende bafite na za Bibiliya na Korowani bakora ibirenze ibyo. Akambara ingutiya ndende afite Bibiliya na Korowani, akandi agakora ibyaha birenze ibya aberuye, ibyabo mu kabari bakora. Kandi we akaba yarakoze n'ikintu wa mugani cy'akasamutwe cyo kuza kugushamo mu nzu y'Imana. Uyu we ntabwo ari buhonoke, uyu ngo arirukanka, uyu arirukanka cuna myaka. Yesu yavuze ngo iki? Wajya kugirira neza abahandi utagiriye neza, cyane cyane abo mu nzu ya so. Ikibazo nuko tubona iyo nta neza irimo, ahubwo tubona ari inyatsi zaje. Uyu muntu se wemera kwakira izi nyatsi byo, nawe nyine ubwo barajyana ntawe gisigara. Ahubwo nakomeza akazi tumenye urukungu n'amasaka, tubimenye kubitandukanye. Cyane bundi erega bundi byaranitandukanije nuko turindiriye nyirabyo no mu nzu y'Imana, ariko urarureba ukarubona utirujya no mu mwuka urukungu. Ariko mama Ariyo ngewe ari ibintu yana mu kiganiro cy'ubutaha cyangwa se kindi minsi tuzaganira, bitewe naho uzaba umaze kugeza amasomo yawe. Nshaka ko tuzaganire, se ni ngombwa ko twakora nyir'umurimo akaza gusarura ibisarurwa ko byeze. Uramenye Bibiliya ngo havamo wihutisha umunsi we. Uramenye urarya umwungu se bibamba.
aravuze ati havumwe umuntu wihutisha umunsi wanjye arimo arabigaho kuzaba kubita igihano gisobanutse. Kabiri, none se kuki amadini n'amatorero ari menshi ariko bisa abasaruza akaba ari bake? Amadini n'amatorero muri bo harimo abashinze botike, twe tukabyita amadini, kandi ari botike yashinze kugira ngo yicururize abantu. Turabyitiranya, turafata ibintu byose tukabyita kimwe kubera ko bifite bibiri, bagendana Bibiliya. Ubwo noneho ubwo byabishimangiye ijambo umuntu twe turuganira ejo bundi arambwira ngo agiye gukodesha nyine ngo ahantu ngo sare. Ndamubwira nti Imana ikodesherezwa ifite ikibazo, yarasaze. Barimo barayifasha igitana batumye, kandi twareba tukabona nta n'umunyabyaha barimo babwiriza, ahubwo barimo barabeshya abantu ibitangaza bidasohora. Fate ngeke akira iki n'iminsi 7 yo kwakira amazu, kandi basaziye mu bukode, n'iminsi 7 yo kuzenguruka ubushomeri bukarituka. Uragakoresha iminsi 7 yo gufatisha ibitangaza, weho nyirabyo ukaba uri mu mashini. Umuntu usaba gushima wadashima. Ikindi cya kabiri, Imana ikodesherezwa. Imana ni debiri, ifite ubumuga. Ko Imana ntago sevumbi ishoboye kubaka. Urundi ruhande reka tubyemere ko wayikodeshereza, ariko hari ijambo rivuga ngo impamvu wayikodeshereje. Reka turebe impamvu. Ubundi Imana ntizaza kureba kuyikodeshereza, ntizaza kureba na titiri, ntizaza kureba n'izo nsengero, ahubwo izaza kureba impamvu washyizeho izo nsengero. Impamvu wakodesheje ni iyihe? Ubundi aho ruzingiye ni ku mpamvu wakoze ibyo, ni ku mpamvu wakoze ibyo ngibyo. Hanyuma Mama Lione, yenda tugira ku musozo, nibyo koko, nibyo umuntu ashobora kugira icyo twita icyo uvuga ngo intego y'icyatumye impamvu, cyangwa se impamvu wakoze ibyo. Wakoze ibyo, washinze, wagiye gukodeshereza Imana, cyangwa se intego y'impamvu wagiye gukodeshereza Imana. Kwamamaza ubutumwa bwiza, no kugira ngo abantu bahinduke, cyangwa impamvu no kugira ngo mbakuremo amafaranga. Ese Mama Lione, tubwizanye ukuri, ubundi Imana nyiri byose ko yaremye isi, kwija mu mawahero yarivuga ngo Imana yaremye isi abantu bayubakaho amazu. Iyi Imana itari kuguha ubushobozi bwo kubaka inzu ku isi Imana yiremeye, ukaba ugiye gukorera mu nzu y'uwo yahaye, ubundi waba ugumye ahuri ukamanza ukisuganya ukagira ubushobozi. Ariko menye ko Imana yahaye abantu isi yubatseho amazu make. Yaremye isi abantu bayubakaho amazu. Abantu bayubatseho amazu, ariko ntabwo abantu bose bubatse. Niba batubatse, none ntiwubatse, urashaka kujya kubakira. Ako Mama Lione, tubwizanye ukuri, urakodesha. Nukuri reka mbyemere ko gukodesha byaba. Ubu wajya kubakira umuntu w'umugabo inzu, ugahera muri fondasi, wewe ubwawe ufite ikibanza, ufite ifamu, nturubaka inzu. Kuki utajya kubaka ifamu yawe ngo utubere urugero? Ubundi kankubwire, ntiwahanurira umuntu ngo abyare utabyarura ngo. Buretse kakantu ko guhuza ibintu byari bigiye kuba, Imana kuyubahisha kubera ko bivuze, ariko ubundi ntibyemere afite. Ufite amafaranga, yesesha abantu amafaranga, ufite mwuka wero, usengera abantu, ufite abana, usengera abantu babyare, kandi nabwo ukabyara ibitsina byose. Amavuta ahesha abandi nuko uyafite. Icyo udafite ntugihesha abandi. Ndacyahagaze ku mpamvu ye. Nta mpamvu ntayo. Nyereka nkubwiza ukuri. Ari ikintu cyitwa gukomanga ku masezerano. Niyo nteraniye no mu rusengero rw'umuntu ukodesha. Cyamba mbona ari inganzwa. Oya reka mbyemere. Nakodeshe, reka 30% mbavugire. Ariko mbavugire. Yego 30%. Ariko mbavugire. Cyari tubagukunda. Ariko mbavugire shingiye kuri iki. 30%. Ubwo 70. Uyu muntu wakodesheje kugira ngo abantu b'Imana babone aho bahurira udafite ubushobozi. Reka turebe ko aho abo bantu babonekeye baje guhurira aho hantu. Yego. Ese abigishije uburyo bakubaka inzu y'Imana bagateranira habo, cyangwa arimo arabakuramo amafaranga yo kubaka amataje ye, amakadasitere ye,
kuko ibintu biratandukanye. Aba bantu baje bahuriye muri ubu bukode wakodesheje kugira ngo imitima yabo ikire. Ese aba bantu utarimo wigisha kubakira Imana inzu ngo bave mu bukode, bubakira Imana inzu, uzana isomo ryo kubakira Imana inzu, ahubwo aba bantu ukaba ubatega uduturisho nka veni imbere, tukabona uhinduye imodoka nziza, tukabona uri kubaka ama etaje, kandi ukagira abantu 10 bashinzwe kwishyura sare. ariko se mama rero nk'itegeko bananze ngo wanabavuma wababitsemo n'ubwoba, ariko uri kwiyubakira amazu twegere noneho rero impamvu rero twayimenye washinze ibyo impamvu y'ubucuruzi bwawe. reka tuve muri ibyo byose sibyo mama rero nawe uziyorosa bukeye, nawe uziyorosa bukeye pe. reka mubwire mama rero ari naho dusoreza pe, n'abantu bagende babyigeho. nshimira leta y'u Rwanda yavuze ngo buri muntu wese agira urusengero rwujuje ibyangombwa leta inabishyiraho. erega buriya leta n'umubyeyi. ikindi cya kabiri, niba minisiteri y'abisi yubakwa kwa buriya rwego ikagira ama etaje amagerekeranye, ugasanga buri kintu cyose kiri ku murongo, naho bakarabira harasa neza, ari muri minisiteri. uratekereza uhagarariye ibintu byose byo ku isi ukamwubakira akaruri, cyangwa se ukajya kumukodeshereza. icyo ukora nigeze kubona pe. ese ubwo impamvu ntuyumva nyine yarushinze, ntabwo arega ari ugushinga, ahubwo sinzi no gushinga. impamvu yaranguye ni ukugira ngo agurishe adahenzwe, kandi akibanda ku bafite amafaranga. akaba ari babwira wabonye ko hari n'abantu bubakiwe insengero ariko bagakomeza bagakodesha, kandi amavuta ahubwo akaba ariho yiyongera cyane. bujuje insengero zabo ariko banze kuva mu rugo bakodesha. bazi ubwenge, bafite impamvu. wabonye yuko hari abantu bafite ibibanza bajya kubakamo insengero zabo ariko bemera bagakodesha. impamvu yashinze urusengero aho hantu niho Yesu arimo areba. none se ko tubona yuko impamvu ngo ari ukugira ngo abantu babona aho bateranira biboroheye kubwo gukunda ayo mavuta. ubundi niba ukunda amavuta ntuyashyigikire. se kuki barimo bakunda ayo mavuta ntibakunda Yesu? Imana ibaho umugisha. iki kiganiro tugisoreze hano. Imana ibaho umugisha abantu mwese mwakurikiranye kino kiganiro. muziyorosa bukeye, muziyorosa bukeye rwose. muziyorosa bwakeye, imibu yabariye, mwazanye umusonga, mwazanye imisonga, abandi musigaranye babarungurutse, abinjiye mu byumba muryamyemo babarungurutse. bambaraga imyenda ya rouge bordeaux. rouge bordeaux babitaga, ntabwo mbazi. kera se nariho, kera hacu habagaho abantu bambaraga, ubu basimbuye na daso, bambaraga imyenda ya rouge bordeaux. abaro code face hano muri code offense musigara. Imana bamugisha urasezerera urengeza mu majyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali n'agatatu y'abadiaspora. abantu mwese twabanye mwa kino kiganiro, mukaba mwageze ibyifuzo byanyu, mwabigejeje ku bwenge bw'Uwiteka. ibyifuzo byanyu maze bikajya hasi, ahubwo by'Uwiteka bikajya hejuru. mukaba muziyorosa nimugoroba mukigera mu buriri, bugacya mu gitondo muri abana b'Imana, kandi mwumva nta butumbe mwagize, nta kugugara, nta mubu wabarumye. Imana ibaha umugisha. abantu ubwo nshatse kuvuga ngo abantu mwumva yuko ubwiza bw'Imana muzabutangira muri bazima, mukazasoza urugendo neza. abo gufasha mukabafasha, ibyo muvuze mukabihigura, ndetse n'ibyo mutavuze mukagerageza kugira icyo mubikoraho mu gihe mubifitiye ubushobozi. kuko ntabwo Yesu Kristo abatuma ibyo mudashoboye, ahubwo abatuma ibyo mushoboye. Imana y'amahoro rero bishimire ibaye kuba mu gihugu cy'Uwiteka. Imana yanyubaha. twari turi kumwe n'umushumba Eva mu Marioneri. umunsi Imana yanjye ubu mwaziteranyije tukakora isengesho ritagatifu ryo gusengera umukecuru akaba pasiteri cyangwa se akaba aposo. ubwirwa benshi akumva beneyo, abanyamakuru murayagezeyo. hanyuma rero mama Marioneri agiye gusenga asoza asengera bano bantu ku buryo biyorosa kugira ngo batarara butumbi mwirose mutarwara imisonga, mutarwara imbavu.
ikaze na karibu. urakoze nyakubahwa Imana, ijambo ryawe rimanutse rikomeye cyane, rigaye abantu barimo biyorosa bukeye, bibutse kwihana uko bashigaje iminsi 2 ngo bapfe, baje kugutura imipfu. Abantu bawe iri jambo ribakozeho, bibutse ko bamaze iminsi biyorosoye imbere y'icyaha, imbere y'abanyantege nke bakiyorosora, kandi itegeka ari ukwiyorosa. Mana, ubwoko bwadukurikiye mbasaba imbaraga zo kwirinda kwiyorosa uko bubakereyeho, nkomeze zibe kuri bo, barindisha umwuka wera, ikiganza cyawe gihindura ibintu bikomeye ku buzima bwabo, kandi witeka Imana uko iminsi irushaho kwiyongera barushaho kungukirwa muri byose kubwira ijambo, uriherekesha imbaraga n'ibimenyetso n'ibitangaza, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Shalom, shalom.